Okay, muraho neza. Nongeye kubasuhuza. Hanyuma rero, ikaze nanone kuri no channel. Iyi ni channel yacu ari nayo yanyu. Nimwe dukorera cyane. Hanyuma rero, hari ibintu tumaze iminsi twibaza kandi tugira ngo tumenye ngo ese namwe murabyibaza koko? Ese koko urukundo ni scam? Ese koko urukundo rubaho? Ibyo nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro kitari iminota myinshi. Hanyuma ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze, ukande kuri comment ndetse na share. Hanyuma rero, ese urukundo ni scam nkuko natwe twabyibajije? Mu by'ukuri urukundo tubona yuko mu bantu rufata umwanya munini mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kandi koko wasa ukareba umuntu nta kiryama, nta sinzira, ararara agenda umunsi ku munsi ajya kureba umukunzi we, cyangwa se aratega indege akava hano mu Rwanda akajya Turkey cyangwa akajya Dubai kubera urukundo. Tugiye kuganira ese ibyo bintu bijya bigira ingaruka mu buzima bwa buri munsi. Hari umusore wakoreshaga porogaramu yitwa Tinder. Uwo musore yajyaga afata umwanya munini akaganira n'abantu, akabaganiriza, akabereka ko ari umutunzi, akabereka ko ari umucuruzi, akabereka indege afite, akabereka ubwato afite. Mu gihe runaka iyo porogaramu bajyaga bayikoresha mu gushaka abakunzi. Hanyuma abagore cyangwa se abakobwa baza kwigarurira imitima yabo bayerekeza kuri uwo musore. Hanyuma rero icyabayeho, kubera bwa butunzi abagore, murabizi ko n'ubundi mu buzima busanzwe abagore bikundira ubutunzi, bwa butunzi abagore bwaje kubashitura, bamenya yuko uwo ari umutunzi, ari umwana wo mu bakire. Hanyuma igihe kiragera aza kubaka amafaranga. Abatse amafaranga kubera yuko bari baratwawe n'urukundo n'ibintu yagendaga bereka, aza kubaka amafaranga, bagira bate, barayamuha. Bamaze kuyamuha ntibaje kongera kumubona ku mbuga nkoranyambaga, bahise bamubura. Icyo ni ikinyoma cya mbere cyabayeho mu mateka kuva isi yaremwa. Hari ikindi kinyoma cyabayeho abantu benshi muzi. Abantu benshi muzi inkuru y'umugabo witwa Samusoni na Delila. Mu by'ukuri ubundi ubusanzwe Samusoni twese tuzi ko yari umunyembaraga. Yari umunyembaraga ukomeye, yica intare, yica iki byose, mbese nta kintu cyamukangaga kuko yari umunyembaraga cyane. Hanyuma aza kugwa mu mutego w'umugore w'Umufilisitiya. Hanyuma baramumutega, agwa mu mutego w'ikintu cyitwa urukundo, kandi mu by'ukuri uwo mugore ntiyamukundaga. Ahubwo we bari bagize gute, bari baramutumye kugira ngo azagere gute, azamugushe mu mutego w'urukundo, hanyuma amumenera iki, amumenera ibanga. Uko byaje kugenda iyo nkuru murayizi, byaje kurangira amumeneye ibanga kubwo kumuryamisha ku kimero cye cyiza. Hanyuma biza kurangira amumeneye ibanga kubera ingaruka z'ikinyoma cy'urukundo, bamunogora amaso, biba bimuramurangiranye kubera kwizera iki, urukundo. Icyo ni ikindi kinyoma cyabayeho mu rukundo, kandi mu by'ukuri yari yagize gute, yari yarabyizeye. Hanyuma rero hari indi story yigeze kubaho mu bihugu by'abaturanyi hano mu Burundi. Hari umushuti wanjye nshaka kubabwira inkuru ye uko byaje kugenda. Yigeze gukundana n'umuntu, bamaze gukundana, mu by'ukuri yari umuganga. Uwo musore yari umuganga, akora bisanzwe, akora akazi ka buri munsi bisanzwe, n'amafaranga ahembwa atari menshi, ariko nyine yari amutunze. Hanyuma aza gutereta bisanzwe umukobwa witwaga Karine. Hanyuma mumbabarire kuba mentioninze izina ry'uwo muntu, ariko nyine ni ibintu bikabije cyane byabayeho. Hanyuma uwo mukobwa atangira kujya agira gute, amwaka amafaranga. Bwa mbere yagize ikibazo, hari abavandimwe babaga hano hirya Tanzania, ajya kubasura,
amuha ku mafaranga. Icyo gihe yigeze bwa mbere yambwiye yuko yamuhaye hafi miliyoni y'amashiringi y'amatanzaniya, ubwo ni mu bihumbi 400 by'amanyarwanda. Aragenda barakundana, nyine urukundo rwabo mbese n'imiryango irabimenya. Nyuma yaho uko byaje kugenda, umukobwa yaje kujyana umusore mu rugo, umusore nawe amujyana iwabo. Igihe cyo kubana kigeze, haburaga nk'icyumweru kimwe kugira ngo bajye mu murenge. Hari inshuti rero, hari inshuti ku ruhande yaje kubwira wa musore atariko tugutabeshye koko wizeye ko mukundana n'uriya Karine. Aramubwira ati turakundana, dore yanjyanye mu rugo iwabo, inshuti ze ziranzi, kandi dore na mubyara uba muri Tanzania na waranzi. Okay, tinarebe mubyara we uba muri Tanzania niba kuzi nacyo. Tariko ikintu ibanga nakubwira, uwo witwa mubyara uba muri Tanzania ntabwo ari mubyara we, ahubwo iyo kwatsa amafaranga agiye kumureba abagiye nyine kumureba ni nk'umugabo we, ahubwo si mubyara we. Ibyo wirirwa wivugisha ko ari mubyara we arakubeshya, uriya ni umugabo we. Hanyuma uwo muvandimwe w'umuganga arabikurikirana, ahamagaye umukobwa agira ngo abimubazeho. Umukobwa telefone ayikuraho, amenya yuko yagize gute, ibihanga bye ryamenetse. Hanyuma rero byarakomeje, umuhungu nagiye kumusura imipaka batarayifunga, ambwira yuko ibintu nyine amafaranga yendaga kuyamumaraho nawe. Yamuhaye hafi miliyoni hafi 20 z'amarundi, ubwo ni nka muri miliyoni 9-8 gutyo z'amanyarwanda. Mu by'ukuri ni ikintu giteye ubwoba kumva nyine yarizereye mu rukundo cyane, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Rero shuti zacu, irinde kwizerera cyane mu rukundo, kuko izo ni ingero zitarenze 2 cyangwa 3 mbahaye z'ukuntu urukundo ari ikinyoma cya mbere cyabayeho mu buzima bwa buri munsi. Irinde gukora amakosa, wirinde kwizera umuntu cyane, umenye yuko igihe icyo ari cyo cyose yagutenguha, kandi igihe icyo ari cyo cyose yaguhinduka. Ciao, turabakunda, mukomeze mudukurikire, ukande kuri subscribe. Turi kumwe, bye.